Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze uyu munsi wa none mw'abantu mwe tariki 17 Werurwe 2026 turagarutse nanone muri studio ngiye umva kuri mikoro ni Bosco aho tugiye kureba rero byinshi bye bitandukanye bikomeje kugenda bivugwa mu duce tugiye dutandukanye aho muherere kandi ari nako mbifuriza kugubwa neza abadukurikiranye bari mu Burundi abadukurikiranye bari Uganda abadukurikiranye bari n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye muri Republika Demokarasi Kongo nongeye kubatera yambu nongeye kubatera irikondera babwira nti umeze mute mw'abantu mwe reka twinjirira mu makuru twimata turatudondosha turebe ibyongeye kuvugwa amaginga anga uyu munsi kuri uyu wa kabiri tariki 17 aho ibintu byamaze guhindura isura aho ibintu byamaje gufata indi ntera aho urugamba rwamaze kuba imbere nge imiripuko imigundano ndetse na zesanya mu gigima ibyo byose rero akaba ari ibiri kuvugwa Sake muri teritwari ya Masisi haravugwa iki mw'abantu mwe iyi Sake yongeye kuba yarikoroza nyuma y'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bushinja umutwe wa 23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda kugira ari mu bikorwa by'ubwicanyi byabereye Rubaya Sake iri bugufi cyane n'ubundi ni Rubaya bigenze bite ko numva ibintu bihindutse nyuma yo gufatwa kuduce turimo Maremo muri teritwari ya Masisi ubwo tuba turimo turagera tuzenguruka za Bashari Mukuto ndetse n'ahandi muri za Oso Banyungu tugenda dusatira za Warikare biravuga ko utwo duce twakomeje kugenda twigarurirwa nta kindi kintu kigomba gukurikiraho mu rugendo rwo kwerekeza mu mujyi wa Goma Sake yagombaga kuba igitambo Sake yagombaga kuba umuzo wa mbere cyangwa se igice cya mbere tubona kiguye mu minwa ndetse no mu maboko y'uruhande rwa FARDC ubu rero amakuru atugezeho kuri uyu mugoro wa none avuye mu masa tuva mu masa y'igicamunsi aravuga ko kuri ngubu agace bita Kiruku aka gace kari kamaze amasama cyakaberamo imirwano aka gace kongeye kuba mu byukuri kawa sous contrôle ku gisirikare cya leta Kongo FARDC ndetse no ku utwe w'inyeshyamba wa M23 ni ibice bimaze kuba sous contrôle bivuze ngo Kiruku ubu ngubu igice kimwe kiragenzurwa n'uruhande rwa guverinoma ubwo ni ukuvuga barimo Wazarendo ukavugamo barimo ingabo z'u Burundi ukavugamo abarimo FARDC ariko ku ruhande nanone rundi rusatira Sake rurimo ruragenzurwa nande rurimo kugenzurwa n'abarimo mu byukuri M23 ikibazo kirone ubu ngubu amakuru tugeraho aravuga ko ibi byaje gutera ibibazo bikomeye cyane ku baturage batuye muri izi nce nkuko amakuru yakomeje kugenda atugeraho biravugwa ko ibice bigiye bitandukanye byakomeje kurushaho kugenda byigarurirwa ahangaha muri teritwari ya Masisi ariko nta yindi mpamvu cyangwa se nta kindi kigambiriwe no kubifata ndetse hagakurikiraho umujyi wa Goma Sake rero yagombaga kuba ibibaye Sake mu gihe ari urugendo rwo kwerekeza mu mujyi wa Goma byagombaga kuba ni ibintu byagombaga kuba byitezwe na buri umwe uwari wese ubu rero amakuru atugera avuga ko abaturage bamwe batangiye kuzinga utwangushye bagerageza guhunga uyu mujyi wa Sake kugira ngo babashe kureba niba barokora amagara yabo cyangwa se babasha rwose kuba batera intambwe bakahava bafashe udushoboka twose bariteguye biravuga ko mu gihe amasaso yakomeza kugenda yumvikana ahagana guhera mu masaha y'ejo hari n'abambiri bamaze kugira mu mujyi wa Goma abandi bati twedwe ntago turi buze guhunga twiteguye kwakira ingabo zacu ubwo abo nabo ku ruhande rw'umutwe wa 23 bagaragaza ko biteguye kwakira nyine abo ku ruhande rwa 23 bahunze ndetse abashyigikiye uruhande rwa guverinoma bo cyangwa se abasanzwe n'ubundi bari muri bice batakoranye na 23 bikavuga ko bo bakomeje gutuza batekanye ariko hari n'abandi n'ubundi bahagumye gusa ngo ari ubwoba bw'uko iki gice gishobora kwibasirwa n'imirwano ikomeye cyane ishobora kugira ingaruka zikomeye bitewe no kuba kugeza kuri ubu ngubu umujyi wa Goma uri umwe mu bice birimo biragenda bishakishwa n'aba barwanyi cyangwa se n'iyi coalition nkuko amakuru yo akomeje kugenda tugeraho ubwo rero hategerejwe ikiza gukorwa hategereje ikiza kuvugwa ni urugamba ariko amakuru avuga ko rwumvikanyemo intwaro ziremereye rwumvikanyemo intwaro zoroheje izo za PKM za Launcher 7 izo zirimo AK47 ndetse n'izindi zigiye zitandukanye zirimo mota
zarushijeho kugenda zumvikana muri imirwano yakomeje kugenda ibera ahangaha muri ibice rwose, ngo amasasu yagendaga yumvikana. Uko amasasu agenda yumvikana niko byakomeje kugenda bitera ubwoba bukomeye cyane. Kuri ubu ngubu biravugwa ko hategerejwe ukuri nyirizina kuza kumenyekana, kuza kwegukana intsinzi y'ahangaha muri ibi bice, mu gihe nyine hakomeje kugenda habera imirwano nk'iyi ngiyi cyangwa se hari ibitero nk'ibi ngibi. Umutwe wa 23 ukomeje gutangaza ko ngo ibi ari ibitero bikunze kwibasira ibice bituwe n'abaturage, ndetse bakavuga ko ngo birimo bigira ingaruka zikomeye cyane kuri abo baturage. Gusa koalisiyo ikavuga iti ntago ari uko bimeze, ahubwo mu by'ukuri ibi ni ibitero bigamije kongera kugaruza ibice byagiye bifatwa, mu by'ukuri n'uruhande byagiye bifatwa n'uruhande rw'inyeshyamba. Sake nuko bimeze kuri uyu munsi. Ubwo mwitegure kabisa, mube hafi mwitegure, dore ko ibintu mu bigaragara cyangwa se mu kuri guhari, ibintu isaha iyo ari yose bishobora kuba byahinduka cyangwa se byafata indi ntera. Abaturage baravuga bati isaha ishoboka iyo ari yose, mu gihe biraza gukomeza turaza guhita duhunga, rero tuvemo tugende, mu gihe nyine ibice bikomeje kugenda biramo imirwano. Ubwo icyo usabwa gusa ni ukuza gukomeza kuba hafi kugira ngo wumve uko byifashe. Ntabwo ari aho nyine gusa hari kuvugwa imirwano cyangwa se hari kuvugwa urugamba, ahubwo nyemera twinjiye no mu yandi makuru nanone turebe uko byifashe. Mu by'ukuri turebe uko byifashe. Hari amakuru avuga ko yaba muri Kivu y'Amajyepfo imirwano yakomeje, muri Kivu y'Amajyepfo imirwano yakomeje, muri Kivu y'Amajyaruguru imirwano nuko. Tukivana muri teritwari ya Masisi mu bice birimo Sake, tugiye guhita dukubitira muri Rucuru turebe naho amakuru ari guturukayo, ahangaha mu midugudu imwe n'imwe cyangwa se muri quartier zimwe na zimwe zahangaha muri Rucuru. Ubwo ni muri shoferu ya Bwito. Imidugudu ine, 1 2 3 4 yo muri shoferu ya Bwito muri teritwari ya Rucuru ikomeje kumvikanamo imirwano ikaze, ndetse imirwano ikaba yahungabanyije imidugudu kuri uyu wa kabiri. Akaba ari imirwano rero yahuje uruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa 23 ndetse n'uruhande rwa Wazalendo hano muri teritwari ya Rucuru, nk'uko amakuru ari kutugeraho abivuga. Ngo guhera kuri wa kabiri tariki 17 Werurwe 2026 nibwo hongeye kumvikana imirwano mu midugudu iri muri shoferu ya Bwito muri teritwari ya Rucuru. Iyo midugudu rero hari umudugudu bita Rusowa cyangwa se village ya Rusowa, village ya Mirangi aho bita Uyobora, ndetse naho bita Cara. Iyi midugudu yombi ikaba yumvikanyemo ikintu bita umuriro w'intwaro ziremereye, ikaba yumvikanyemo ikintu bita umuriro w'intwaro zidasanzwe zarushijeho kugenda zumvikana mw'abantu mwe. Aga rero naho ngo umuriro ukomeye cyane cyangwa se intwaro ziremereye n'izoroheje birimo biragenda byumvikana muri ibi bice, aho amakuru aturuka muri utwo duce avuga ko imirwano yatangiye kuva mu masaha mu gitondo cya kare kuri wa kabiri ahagana saa 4 za mu gitondo, ubwo Wazalendo bagabaga ibitero bihuriyeho muri izi nyeshyamba byari biri mu mujyi nk'uko bivugwa, ariko biza no kwimukira mu duce tw'ibyaro. Amasaha menshi rero hakomeje kubaho ukurasana guhera mu masaha ya mu gitondo, intwaro zoroheje n'izikomeye birimo birumvikana. Amakuru amwe aravuga ko ibintu byaje kumera neza mu bice bitandukanye, aho bivugwa ni Burundure. Bivuga ko rero Wazalendo barimo bashyiraho igitutu kuri M23 hano muri shoferu ya Bwito muri teritwari Rucuru. Imidugudu ine rero twavuze haraguru bikaba bitifashe neza, ibintu bikaba byarushaho kugenda bidogera. Reka rero dukubitire ku byo Lawrence Kanyuka avuze mu kanya gato mu masaha make atambutse kuri uyu wa 17. Uyu mugabo nyuma yo guceceka ku bitero byavuzwe mu mujyi wa Goma agize icyo avuga rero kubiri kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo. Bamwe bati ni ibiki se avuze, nibyo rero ngiye kuba nagarukaho ibyo Lawrence Kanyuka. Kuri uyu wa 17 Werurwe 2026 Lawrence Kanyuka arabanje agira ati cyangwa se arabanje ashyira ubutumwa hanze ni mu masaha make yatambutse. Aravuga ati mu ijoro ryo ku itariki 16 rishyira ku wa 17 Werurwe 2026 ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FDNB, zirimo FDLR, abacanco umutwe na Wazalendo bakoze ibitero by'ibisasu
bakoresha indege zo mu bwoko bwa kamikazi, indege zitagira abadereve, ngo zagabye ibitero mu duce dutuwe cyane twa Mikenke, ndetse bahita bavuga n'aho bita Bidegu no mu nkengero zaho muri Minembwe, ngo ibitero bikaba ari ibitero by'ubugizi bwa nabi byibasiye imyanya ituwe n'abaturage, ndetse byagize ingaruka kuko bamwe ngo byabahitanye, abandi kandi bakaba bongeye kuvanwa mu byabo. Uyu mutwe ukomeza uvuga ko ngo M23 irimo irasaba abaturage ba Kongo ndetse ikasaba n'imiryango mpuzamahanga guhita batangira guhagurukira ubu bwicanyi burimo bukorwa buyobowe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwibasira abaturage badafite kirengera mu duce dutuye cyane nk'uko byagaragajwe n'ibitero bizagabwe mu mujyi wa Goma nanone tariki 11 Werurwe 2026. Icyo ni cya gitero cyavuzwe mu mujyi wa Goma. Uyu rero ni Lawrence Kanyuka mu butumwa yaramaze gushyira hanze avuga kuri ibingibi bya Mikenke ndetse na Bidegu, avuga ko coalition imaze kwagaba ibitero bya drone zo bwoko bwa kamikaze, ndetse ahita avuga ko nanone tariki 11 Werurwe mu mujyi wa Goma none hagabwa igitero nk'icyo ngicyo cyahitanye abatari bake, cyangwa se igitero kigambiriye abasivili kandi igitero mu by'ukuri kinyuranyije n'amategeko y'intambara. Amaze gushyira hanze ubu butumwa Lawrence Kanyuka ntabwo agarukiye, ahubwo hari n'ubundi butumwa yashyize ahagaragara, nabyo ngira ngo tubanze nabyo tubikomozeho. Uyu Lawrence Kanyuka amaze kutangaza yuko amakuru mashya hari kuri uyu wa kabiri tariki 17 Werurwe 2026, ngo ahera ku isaha 9:30 za mu gitondo kuri uyu munsi wa none, intambara ikomeye yatewe n'ibisasu yatewe n'ubutegetsi bwa Kinshasa yafashe intera nshya ku muhanda munini Route Nationale 5 mu kibaya cya Ruzizi. Aha ni muri ka gace nakubwiraga ngo kuva ku isaha 12:40 za mu gitondo ingabo zayo zakomeje gutera ibisasu bikomeye by'imbunda mu gace ka Kabunamambo gatuye cyane, bitera impfu n'isenyuka ndetse binatera abaturage benshi b'inzirakarengane no guhunga, bitewe n'intambwe ikomeye cyane. Guceceka n'ibyemeye kandi ngo bishobora kwihanganirwa, ibi bya rero ngo bishobora gucecekwa cyangwa se kugira ngo mu by'ukuri ati no kubigaragariza isi n'amahanga. M23 yavuze ko ngo irimo iritegura kugira iki ikora. Ndagira ngo nkubwire ko aka gace mu by'ukuri ka Kabunamambo ni agace kari gafitwe n'uruhande rwa leta, bamaze kuhashyira defense ikomeye cyane, bivuze ngo kuba bahashyize barriere ituma aka gace gafungwa. M23 ikaba iri kuvuga gutya, ni igisobanuro cy'uko M23 yatangiye kwagaba ibitero niba ari kumvikana amasasu, ikaba iri gusubizwa umuriro, ndetse ikaba ihise yongera kuvuga iti natwe reka tugire icyo dutangaza tuze kugaragaza ko ari twe twari turi kugobwaho ibitero, nyamara byamaze kugaragara yuko aka gace n'ubundi gasanzwe kari mu maboko y'uruhande rwa leta. Reka dukomeze n'amakuru dukubitire muri Rubero. Izi nyeshyamba ngo zirimo zagura ibirindiro byazo, M23 rwose ngo iragenda yagura imyanya mu buryo butumvikanweho. Rubero ngo inyeshyamba za M23 zongera ingufu mu bice bya Mbingi ndetse n'aho bita Bunyatenge. Abaturage bagira impungenge z'intambara ishobora kongera kubura cyangwa se ishobora kubera ngaha muri bice mu gihe izi nyeshyamba zikomeje gukora ibikorwa nk'ibi ngibi byo kwagura ibirindiro. Ni mu gihe umutekano wari umaze iminsi uringaniye mu majyaruguru Kivu y'Amajyaruguru, ubu ngubu hongeye kuvuga ko kwiyongera kw'ingabo z'inyeshyamba za M23 mu bice bitandukanye by'akarere ka Rubero, ibintu bikomeje gutera impungenge abaturage bahatuye. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye harimo n'atangazwa n'imbuga zigiye zitandukanye aragaragaza ko kuva ku cyumweru tariki 15 Werurwe hagaragaye ingendo nyinshi z'imodoka zitwara abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare muri Zambingi ndetse n'aho bita Bunyantenge. Aka gace gaherereye mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Greben ndetse no mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'akarere ka Rubero, aho izi nyeshyamba zisanzwe zifite ibirindiro mu gihe kirenga amezi menshi. Umudugudu wa Mbingi ari nawo murwa mukuru wa Shoferu yabatangiye, uherereye nko muri milimetero 17 uvuye mu burengerazuba bwa Alimbongo, ni hamwe mu hantu hagaragaye izi ngendo zidasanzwe. Amakuru atangwa n'abaturage avuga ko izi ngendo zatangiye kugaragara mu byumweru bibiri bishize, ariko zikaza gukaza umurego nyuma y'inama cyangwa se guhura kwabayeho hagati n'izi nyeshyamba bita Kipese. Abaturage batuye muri utu duce cyane cyane abaherutse gusubira mu byabo nyuma yo guhunga bavuga ko bafite ubwoba bwinshi cyane ko ibikorwa bya gisirikare bigaragara nk'ibiri gutegura indi mirwano mishya, ngo ibi biriyongera ku kuba utu duce duherereye ku muhanda munini Route Nationale kabiri ufite akamaro kanini mu bucuruzi ndetse no mu ngendo z'abaturage. Inzego z'umutekano nazo zemeza aya makuru zikavuga ko
uku kwiyongera kw'ingabo zishobora kuba zigamije kugaba ibitero ku birindiro by'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bafatanyije n'imitwe yitwaje intwaro nuvuga FARDC nyine wazalendo cyane cyane muri Kanyabayonga. Andi makuru aturuka mu baturage ndetse n'abasesenguzi mu by'umutekano aragaragaza ko inyeshyamba za M23 zishobora kuba ziri gutegura ibitero ku mijyi imwe n'imwe yo mu majyepfo ya Rubero, irimo aho bita Musenene, irimo aho bita Rubero Centre. Bikekwa ko ibi bitero bishobora guturuka mu majyaruguru y'ubutware bwa cyangwa se shofero ya Baswaga, aho izi nyeshyamba zifite ibirindiro bikomeye. Abayobozi b'inzego zibanze n'abahagarariye societe civile muri utu duce barasaba leta ya Kongo gufata ingamba zihuse zo gukumira isubukurwa ry'imirwano, aho bavuga ko abaturage bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye birimo kwimurwa mu byabo, kubura ibiribwa n'umutekano muke uhoraho. Ibyo bikaba bituruka nyine kuri imirwano iba igenda iba. Si muri Rubero gusa, haragaragara izindi ngendo z'ingabo, no kuvuga diploma militaire no mu karere ka Barikare gahana imbibi na Rubero. Haravugwa ko inyeshyamba za M23 zirimo zongera imbaraga mu duce twa Kashebere ndetse n'abita Kibati two muri Rubereki. Amakuru aturuka aho hantu avuga ko mu ijoro ryo ku cyumweru tariki 15 Werurwe 2026 imodoka nini zitwaye abasirikare benshi n'ibikoresho bya gisirikare byiganjemo amasasu n'intwaro byagezeho bita Ikashebere. Nyuma yo kuhagera, abasirikare bahise boherezwa mu gace ka Kibati mu rwego rwo gukomeza gushimangira ibirindiro byabo muri aka gace gafite akamaro kanini mu bya gisirikare. Izi ngendo zije zikurikira imirwano iherutse guhuza inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije na wazalendo mu gace ka Mikumbi, aho impande zombi zageranye imirwano ikaze cyane. Abasesenguzi mu by'umutekano bavuga ko kongera izi ngabo bishobora kuba ari ikimenyetso cy'uko hashobora kongera kubaho ibitero bikomeye mu minsi iri imbere, cyane ko ubushyamirane hagati y'impande zihanganye bugikomeje kuba bwinshi. Muri rusange, abaturage batuye muri utu duce bakomeje kuba mu bwoba, bibaza niba amahoro yari amaze iminsi agaragara ashobora kuba agiye gukembera mu gihe intambara igiye kuba yakwaduka hagati y'impande zombi mu bigaragara, mu gihe kandi bavuga ko bari bakeneye rwose amahoro. Warikare, imirimo yo kwagura ikibuga cy'indege cya Kigoma igeze ahashimishije. Ni muri teritwari ya Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Biravuga ko hari imirimo yo kwagura ndetse no kuvugura ikibuga cy'indege cya Kigoma irimo kugenda neza kandi ku muvuduko ushimishije. Uyu mushinga watangijwe mu Gushyingo 2025 n'ubuyobozi bw'intara buyobowe na guverineri w'igisirikare ugamije guteza imbere uru rwego rw'ingirakamaro mu gutwara ibintu n'abantu, no kuvuga ingendo zo mu kirere. Ikibuga cy'indege cya Kigoma gisanzwe gifite uruhare rukomeye mu guhuza Warikare n'utundi duce tw'igihugu, cyane cyane mu gihe imihanda y'ubutaka igoye kunyuramo. Ni muri urwo rwego ubuyobozi bwafashe icyemezo cyo kucyagura hagamijwe kugabanya ubwigunge bw'aka karere no kongera umutekano mu bikorwa by'indege. Kuri ubu imirimo iri gukorwa na sosiyete ya Komiko yibanze ku gutegura ahazubakwa ibikorwa nyamukuru. Ibyo bikubiyemo gutema ibihuru n'amashyamba biri hafi y'umuhanda w'indege hagamije kubona umwanya uhagije wo kwaguriraho. Abakozi bari ku kibuga bakomeje gukora buri munsi basukura ndetse aho ibikorwa bizakorerwa no gutegura ubutaka. Nk'uko amakuru ya tekinike bigaragaza, umuhanda w'indege wari usanzwe ufite uburebure bwa metero 1200 n'ubugari bwa metero 20 uzagurwa ugere kuri metero 3000 z'uburebure na metero 45 z'ubugari. Iri ni izamuka rikomeye rizatuma ikibuga gishobora kwakira indege nini kurushaho, bityo byorohereza ingendo z'abantu n'imizigo ndetse binateze imbere ubucuruzi n'ubuhahiranire hagati y'uturere. Enjeniyeri uyoboye imirimo yatangaje ko imashini nini zizifashishwa mu gusiba no gukomeza ubutaka ziri mu nzira zerekeza i Warikare, ngo ibi bizafasha kwihutisha icyiciro gikurikiraho cy'imirimo kizatuma umushinga ugera ku ntego zawo mu gihe giteganyijwe. Nubwo imirimo igikomeje, ikibuga cy'indege cya Kigoma kiracyakoreshwa mu buryo busanzwe, gikomeje gufasha mu gutwara abagenzi n'ibicuruzwa, gihuza Warikare n'indi mijyi irimo Kisangani, Beni n'utundi duce dutandukanye tw'igihugu. Abaturage n'abayobozi b'akarere ka Warikare baragaragaza ko bafite icyizere ko uyu mushinga uzahindura ubuzima bwabo, bemeza ko uzafasha mu guteza imbere ubukungu, koroshya ubuhahiranire no kongera umutekano, cyane cyane mu karere kagoye kugeramo n'imodoka. Biteganyijwe ko nirangira uyu mushinga uzaba ari intambwe ikomeye mu gukemura
ubwigunge bwa Walikale, kongera ubushobozi bw'ibikorwa by'ubwikorezi bwo mu kirere no guteza imbere ibikorwa by'iterambere muri rusange mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nk'uko bigaragazwa cyangwa se byerekanwa n'abatuye muri aka gace ndetse n'abasesengura kandi n'abakurikirana ubuzima bwa buri munsi bwa Walikale, bakavuga ko iyi ari indi ntambwe nziza ndetse ari n'ibindi bikorwa byiza byongeye gukorwa na guverinoma, aho bashimira guverinoma abona abaturage kuba yarabatekerejeho igategura igikorwa nk'iki ngiki kigamije guteza imbere agace kabo ndetse binyuze mu koroshya ingendo mu buryo bw'ubucuruzi, ndetse bakavuga ko ibi bizabafasha gukomeza iterambere ryabo, nubwo n'ubundi utu turere aka karere ka Walikale kari muri tumwe mu turere dukomeje kwibasirwa n'ibitero by'inyeshyamba, ariko ubuyobozi buragaragaza ukudacika intege ndetse no gukomeza gukora ibikorwa byose byatuma ibi bice birushaho kugenda bitera imbere cyangwa se iterambere ryanga muri utu duce nyine ridahagarara nk'uko birimo bigaragazwa. Ubu rero munyemerere tunyarukire no mu mujyi wa Goma turebe amakuru ari kutugeraho mu mujyi wa Goma, dore ko hari andi makuru yongeye guturukayo kandi ngira ngo buri umwe ari wese abashe kuba yamenya nyine uko byifashe cyangwa se uko bihagaze kuri uyu munsi wa none, kuri uyu wa kabiri. Amakuru ari guturuka mu mujyi wa Goma ni ayahe? Reka rero tubyinjiremo nta gutinda. Ati Goma amasasu aremereye n'ubusahuzi byateye ubwoba abaturage bo mu burengerazuba bw'umujyi. Mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuwa mbere tariki 16 Werurwe mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru humvikanye amasasu menshi, ibintu byateye ubwoba bukomeye mu baturage bo mu duce twa Mugunga ndetse n'aho bita Lac-Vert. Amakuru atangwa n'abaturage batuye ahamya ko urusaku rw'amasasu rwari rwatangiye kumvikana gana saa 5 z'ijoro, aho benshi bavuga ko byasaga n'intambara ikomeye kubera hafi yabo. Abenshi mu baturage bavuga ko bahise bikinga mu ngo zabo batinya gusohoka. Umwe mu baturage yagize ati byari nk'urugamba nyarwo, twaraye turi mu nzu twikingiranye dutinya ko amasasu yadusanga. Urusaku rwakomeje kumvikana mu masaha menshi y'ijoro, ituze rigaruka agana saa 9 z'ijoro, ariko ubwoba n'ihungabana bikomeza kugaragara mu baturage kugeza mu gitondo. Ibimenyetso by'imirwano byagaragaye mu gitondo, aho mu gitondo abaturage basanze ibimenyetso bigaragaza ko habaye imirwano ikomeye cyane cyane hafi ya rompo ya Sesereka, aho amasasu menshi yakoreshejwe yabonetse akiri hasi, bigaragaza nyine imirwano ndetse ubukana yari ifite. Abaturage bavuga ko no mu bice biri hafi y'umuhanda ujya Kanzana habaye ibikorwa by'ubusahuzi, amaduka abiri manini acururizwamo ibiribwa yasahuwe ku buryo nta kintu na kimwe cyahasigaye.